Shalom, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ngewe wa mubyeyi Karegira Valentine mumenyeranye kuri channel ya Shiro Barakari. Nongeye kunezezwa no kugira umwanya nk'uyu nguyu wo kongera kubona nawe ngo mbasuhuze. Nari mbakumbuye, nari maze igihe ndwaye, ariko ndavuga ngo mbasuhuze. Shimye Imana rero impaye umwanya nk'uyu nguyu, reka dushime Imana. Ndagushimira guteka Imana yacu, data mwiza nyakubahwa Imana, ndakunezeza kubona umwanya, kumpaye umwanya nk'uyu nguyu kongera kuvuga. Nagiriye ubuntu bwo kongerwa mu mwuka w'abazima. Hari benshi bapfuye, hari benshi bakuye mu mubiri, ngiye kuba nyirose ukora icyo natanze. Mana, kuba abankurikira, kuba inshuti n'abavandimwe turi kumwe hano kuri channel ya Shiro Barakari babasha kunkurikira tukaba tudaherukana. Twese waturinze si uko icyo twatanze, ahubwo n'ubundi imbabazi zawe. Turagushimira tumugisha kugira ngo tubashe kumva Uwiteka Mana dusuhuzanya tubwirana amakuru. Urakoze data nyakubahwa, ndakunezerewe kugize neza. Komeza kubana buri wese mu ruhande rw'ahari, urinde buri wese Uwiteka Mana, kandi ubutse umugenzi wese ugana urugendo rw'Isiro n'Umwami ko azataha ukavuye muri ino si aruhutse imiruho n'imihati byo mu isi. Data ushimwe ku byose kandi bikugukoze, musaze mwize mwiza ryashuka koze. Amen, amen. Ndabashimira rero inshuti z'umusaraba, nabonye ubutumwa ushize natambukije mwarabukurikiye. Ndashima kandi kwitanga kwanyu kuba mubasha kunkurikira, ariko kandi ushize nigeze nshimira umuntu umwe wagiye kuri channel yanjye atukana. Ndabizi nubwo yihindurira amazina, ariko iyo wabaye n'umuntu ntumuyoberwa. Gusa nabanza nkamubwira ngo niyihangane, kuko iyo ubona utinyuka ukajya kwihindura amazina ukita umunyamurenge uri umunyarwanda, ukigira ibintu nk'iby'abana uri umuntu ukuze uri umukecuru, ubu ngiye icyo ndi kukubwira ni ukuvuga ngo ndi umukirisitu, ndi umugenzi ujya mu ijoro. Naremeye kuba mu isi, nemeye gukorera Imana icyo izankoresha cyose, kandi nemeye kuvuga ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ngo tubwizanye ukuri kose nk'abagenzi bagana i Siyoni. Rero naba ndi mu mubiri nawukurwamo, ndi umuntu kuko n'ubundi impamvu rero urupfu, kuko nta muntu uzaba mu isi imyaka n'imyaka, iteka n'iteka. Nzapfa mu gihe Imana ikintije ubuzima bwo kubaho, nzayikora nk'uko bikwiriye. Kimwe n'uko abandi bamwe bajya bavuga ngo bakorera Imana, ariko bagakora ibitandukanye n'ibyo bagoye kuyikorera, bakayivangira. Jye nifuza kuvangira Imana, kubikubwira si kugira ngo ubimenye cyangwa ushime. Oya, ntabwo ukwiye kunshima, nta n'icyubahiro cy'umwana w'umuntu nkeneye, ntabwo nkeneye gushimwa n'umuntu. Ahubwo igikwiriye no kuvuga ngo twebwe nk'abana b'abantu, twebwe nk'abantu bitwa abakirisitu dukwiye gukora iki? Urukundo rwa benshi muri ino minsi rwarakonje, namwe muragenda mubibona nk'uko ijambo ry'Imana ryatuma mu gihe cy'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Si ugukonja noneho gusa, rwarakayutse neza, rwashizeho. Umwuka w'Imana igeze mbwira ngo urukundo rw'Imana rwaranamutse. Bishatse kuvuga ngo nta gake nta kakiriho. Iyo ubona umuntu w'umukirisitu ujya kwica mugenzi we, umuntu w'umukirisitu agagambana, umuntu w'umukirisitu akambara umugore mugenzi we, umuntu w'umukirisitu akambara umugabo mugenzi we, umugore agatunga abagabo babiri cyangwa batatu, umugabo agatunga abagabo babiri cyangwa umugabo agatunga abagore babiri cyangwa bangahe, umugabo agaca inyuma y'umugabo, umupasiteri akaba azi ko ari pasiteri akajya kwiyigisha azi ko yagambaniye mugenzi we, azi ko yatwaye umugore wa mugenzi we. Umupasiteri akaba atayakwifuriza ko umukirisitu aza mu rusengero, mu nzu y'urusengero ngo yicemo bivuge ko yasengana na mugenzi we, ukumva ko waboroka mugenzi wawe. Ibyo ngibyo rero ngiye kubivuga nta soni binteye, ni ukuri inshuti z'Imana, ahubwo birakwiriye ngo buri wese amenye uruhande arimo. Ni muri urwo rwego rero ngarutsemo, kuko shimye Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Hari ibintu barimo gukora, bamwe bagiye bambura ku telefone yabo kubera ibintu mukora, ariko njye sinzahisha icyaha. Icyaha ni ukuvuga ngo Imana ndihanira yahimye ku mwisho w'isi muri Fenerande. Imana nkiri mutoya yambwiye ko izazana mu Burayi, narabwiye bushize mu buhamya nabahaye, nagiye ubuntu bwo kuhaza. Kuba narahaje rero nta viza naguze, nta n'ikindi nakoze ndi umwana w'imfubyi iwacu kwa papa na mama, mvuka ndi umwe. Icyo Imana yashigarije ni kugira ngo nkore ibyo abandi batabashe gukora, ibyo abandi batavuze. Sindi pasiteri, ariko mfite icyo Imana yashyize muri njyewe, nicyo ngomba kuvuga. Icyo mvuga sinjya kukigura, sinjya kugitira, ahubwo kiva mu kanwa kanjye, kuko Uwiteka aba yakinshoboje. Imana rero nishimwe, inshuti z'umusaraba. Inshuti zanjye ndababwira ngo isi imeze nabi, ino minsi mwitonde. Utunga umuntu ari mugenzi wawe, inshuti yawe, ejo akaba yaguhindutse akumereye nabi.
ugira umuntu neza ejo neza umugire ntanayibuke, uhuha umuntu amazi yo kunywa ejo yajya kuguha akaguha sida cyangwa akaguha ibindi bintu, ashaka kukunumbera amabuye cyangwa akakunumbera ibintu ntazi ubwoko bwabyo, ashaka kuguha ikintu kiguhitana, yabona udapfuye akagereza kugusebya. Ngewe rero nubwo byambayeho, nubwo hari ubinkoreye akampa ibintu, Imana ikandinda, ngenda kingiye. Si ubwa mbere n'uburozi nababwiye ko namaze kuburya inshuro ebyiri, ariko n'abandi muzabuzane, sinzakubwira ibyo wariye, sinzanga kunywa ibyo wampaye, ariko Yesu yarankingiye, Yesu yaciye imanzi muri ngewe, si mu biganza gusa, no mu mutima harimo no mu maraso. Ubwo rero barozi mwitwa ko muroga, abandi muzabaroge, njye n'ubunzane ntabwo buzanyica. Igihe umunsi nugera nzapfa, kandi sinkubikiye ibanga. Gusa mboneho kubwira umuntu umwe, uhora untuka kuri cano, urantuka inshuro nyinshi ukansebya, narakuretse, ariko Imana izagutamaza. Kandi numva nakuvuze, igihe uzumva wababaye uzajya kuri polisi, ugende ubivuge, ngende hano ndi umubyeyi narabyaye, ndanone ukujuruje. Numva ntihishe uranzi, maze imyaka myinshi maze nangaha, ni myinshi. Uransabye imyaka umaze hano i Burayi urayizi, n'icyakuzanye urazi urakizi, n'uwakuzanye uramuzi, uzi uburyo ki waje. Ariko noneho nutihana, Imana igiye kugutamaza. Ibyo wanditse byose genda mbifotora bimwe nkabisira nkakwihorera, ariko noneho Imana igiye kugutamaza. Wirirwa uvuga ngo ndaroga, wirirwa uvuga ndindaya, ibyo uvuga byose ntabwo binteye iby'ubwoba. Ni byiza ko wabivuga, ntibizambuza gukorera Imana. Sinkeneye ko abantu benshi baranyumva, ko nakumvwa n'umuntu umwe agahinduka akihana. Icyo nkene kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bihane. Ntabwo ndi pasiteri, hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo wowe kuvuga undi wasizwe amavuta, uwayinsize ni Yesu Kristo wampamagaye. Mukecuru witwa wirwa wigira umuntu uze umunyamurenge, ihane. Kuko biriya bintu uri kuvuga umaze kubikora hafi amezi ageze kuri angahe, biri kuri YouTube, keka nimba byandikira mu kirere. Kuko nujya no kundega kuri polisi, nicyo gagujuru bazakimara, bazabona aho wabyandikiye, babone na nimero ya telefone umuntu uyikoresha. Sibyo? Waransebeje narakwihoreye, waramburitse kuri telefone yawe, ahubwo ngewe nasangaga igeze kuri byiza, ukumva ko ngewe hari bibi. Kandi none ikivuga nuko ujya no kuva ibyanjye nivuga ibyawe. Urumva? Wabaye indaya, wabaye ibyo nakora byose nibyo. Ariko ikibazo no kubivuga mu mwuka, ahubwo ntiwihere ngo uvuge ibyo wakoze. Ntabwo rero tugiye guterana amagambo, ahubwo icyo nkwifuriza ni agakiza. Kunywa ruzi wakizwaga, hahandi waruzi urabizi ibyo aribyo byose, nimba warabyamanye n'abagabo 10, nimba warabyamanye n'abangaye simbizi, abo watunze urabazi, abagabo watunze urabazi, ibyo winjiyemo by'intuzi byo kujya gushakisha amarozi urabyizi. Ngiye si ibyo nshakisha, kuko nabo wabitumye naho baciye. Polisi nibireba bazabona ibyo bazanye mu mashakoshi. Witonde rero, aho uri abantu bakeneye kuba mu mutekano. Valentine ngewe nkeneye kuba mu mutekano wanjye. Ndakeka ko utaje kugira ngo tujye duhanganira mu murimo w'Imana. Ngewe icyo Imana nzana ni gukora umurimo w'Imana, kandi ndizi ko nawe nakugira umugisha. Witonde rero, narakwihora ko noneho reka kuvuga ngo ukeneye kujya hanze. Ese abantu bakakota, Satani akakota, ukamenyekana kuko urakabije. Amagambo wirirwa uvuga wandika kuri cano usebanya, ugira ngo icyogajuru cyashyizeho satelite cyangwa satelite ishaka kuba yagenzura ibyo ukora. Wenda hafite ngo polisi, njye sinitabaje na polisi. Nakubwiye ko nababwiye ko ngiye Imana nsenga Imana yumva, Imana yo mu ijuru. Ntabwo senga dagoni, sinsenga ya Mana dukabakaba, dusenga Imana ivuga, Imana ikora. Iyo niyo ngira ngo rizagutamaze, yigushyire hanze we n'ibyegera byawe n'abandi bose bameze nkawe. Abantu bose muri mu mwijima ngiye kubashyira hanze kugira ngo abantu mwese mubana muvuti ubu byabyo byose. Valentine atwigishe inzira y'Imana, nimukizwe. Njye nakiri ubuntu bwo kunyigirirwa, ubuntu bwo kuba ndiho hari impamvu. Kandi sintinya umurozi, sintinya uwanyica, sintinya ngo mufite imiryango, bamwe mufite imiryango ikomeye, njye nta miryango ikomeye mfite, ariko mfite Imana. Imana yo mu ijuru ndayifite, indwanirira. Haleluya, Imana indwanirira. Ihane wa mukecuru we, wowe uruntuka wakuyemo inda, niba yaba yaravuyemo, nubwo naba naranarwaye ntawe utarwara, ariko ibyo ukora ahubwo bwanjye kwanza kubyiheraho. Biteye isoni
gutinyuka gushaka guhangana n'uwaguhaye amazi yo kunywa ugashaka kujya kumuha ibimuhitana warangiza akajya gukorera uvangura umurozi wakuyemo amadani gukora nubwo naba nazikuyemo 100 cyangwa 10 nubwo naba narigeze kubona byasabye ko ntanabiciyemo ibyo ukora rero wibwire ko hari igihe wenda uravuga ngo ntabwo ndusha tekinoloji ndibwira ko ibyo ukora tekinoloji n'uyindusha ariko ntushaka kuyihanganiramo oya aho naciye kandi si wowe waciye hari ikosi naciye utigeze ucaho ikosi ngewe Valentine naciyeho ntaryuze uyu munsi ndi kwa muganga ngije courage kumva ko naseka nkavuga ukibuka ko nkiriho ntarapfa nubwo ari benshi mu byifuza sinzapfa nubwo ari benshi mushaka kumva ko ngo mwansubiza ubuzima bwawe mukabuzo ntibuzapfa kabone nubwo umva nubwo byose byavaho nibwo isi yazingo ko bite Valentine asigaye ku isi wenyine kirimo umwuka w'Imana nzakora icyo Imana izanshoboza hari byinshi abantu muri no minsi musigaye muvuga ngo oya rwose ni ukubirenzaho kana katabibona nabi ariko bakiriste mwakishijwe ukavugisha ukuri ukijwe muvuga ukuri mureke gukomeza kubeshya umuntu ube mu rusengero uri umudiakoni uri umurozi bakureke ngo kuko ngo pasiteri wenda se hari icyo umuha cyangwa mugize ube mu nzu y'Imana ubeshyira ugambana ninde wabwiye ko Imana yabuze abayikorera Imana yabuze abakozi kwere kuri ishaka gukoresha abarozi kuri ishaka gukoresha abasinzi ishaka gukora abasambanyi abo ngabo bakora ko babaje gukizwa babanze kubivamo mubivemo rero mureke inzangano abantu mwuzuye inzangano mwuzuye amatiku mwuzuye utuntu kugira ngo wagengo mu rusengero hareka burya umuntu ajya mu rusengero akajyamo nk'uwihishe ntazijya yigaragaza n'umunsi n'umwe watakumenya iyo uri umunyakuru uvuga ukuri kuko jya hanze habo njya numva bivugisha ibifaransa ngo kuri kose ngo siko kuvugwa ijambo ry'Imana avuga ngo muvugishe ukuri nk'abana b'Imana kuko bari gukoreshwa niba utagukoresha ngiye nkaba nkukoreshe wumve ngo igihe cyawe kizakugera nzava mu isi ariko Imana yabishatse hari impamvu Imana ikinyimanya ubutaha nibubyongera nzakuvuga izina nubabara uzajye kuri polisi kurega nujya kurega uzampamagara noneho bya bindi byose wakoze wavuze bizagutamaza kabone nubwo uzaba warabyandikiye mu nda y'isi waragiyeyo bizagaragara nanjye ibyo nakoze bizagaragara ihane rero ihane utari wajya ku mugaragaro ihane n'abandi ntavuze runaka basigaye barakenetse bigeze nk'inzoga z'intende mwihane mwikwisha mu nzu y'Imana mutaba inzu y'Imana mwirwa mwisiga imicyafu mu nzu y'Imana aho kujya gusengera naho kujya kuririmbira naho kujya kunezerwa umuntu akuzura umwuka w'Imana ntabwo ari aho kujya kuzura abadayimoni mugire urukundo rw'abana b'Imana icyo ushaka kwishushanya iyo utekereza ukavuga ngo kanaka ngo yagize gutya kanaka yagize gutya njyewe hari ibyo nzavuga byanabayeho mbereke n'aho byabereye mbyereke mbishyire byose hanze kuko abakirisitu hari bamwe mugenda mwihishahisha mu bandi kandi muzwe njyewe rero nzabishyira hanze mbereke n'aho byabereye n'abatari babazi bazabamenye nta banga ryo kugirira kuko uhisha umurozi akakumaraho abana kugira ngo se njyewe nimba mbihisha Imana nimba mbihisha cyangwa abandi batabizi Imana ntabwo ibizi aho bikorerwa se Imana ntibihabona reka mbanze mbacishirizeho akazi gatoya ahangaha murabona ndi kwa muganga ahangaha ndi kwa muganga wenda nasa nk'uzamuraho gatoya hano ndi kwa muganga murabona ko ndi kwa muganga kuba ndi kwa muganga rero nkaba mbonye akazi ko kongera kuvuga sinabura kubishima ariko mbwira ngo mumenye ubwenge bantu b'Imana mukirimo umwuka w'Imana mumenye ubwenge kuko isi igeze habi abantu umuntu urakwihishamo ukagira ngo ni mwene se kumbi ni shitani mu bantu abantu rero bamenye ubwenge umenye ngo urabana nande kwirirwa musebanya mugira inzangano mwangiza bakajya kwigisha ijambo ry'Imana gufata Bibiliya umuntu ukaba uri umujura ukaba warebye mugenzi udashaka kugira kumusubiza ibyo byamwe bikajya kwirirwa wigisha umuntu utihana umuntu utababarira ni gute bajya kwigisha abantu inkundo cyangwa kubabara nawe ubwawe utarugira ese birashoboka iyo kubwa niba bidashoboka reka Imana itubabarire hari group imwe
mu minsi yashize nigeze ntahubuka ahantu mu muryango wacu twagombaga kwambara imyenda mbaza amakurere tuzambara y'imyenda, dore ko bari bafashe famiye y'indwi zabo igakorera ibintu byose, nsanga imyenda banga kuyimbwira, ngura imyenda, ngeze mu rusengero nsanga iniforume twari twambaye nkanjye nka famiye ngo ni iya hafi y'umugabo, nsanga famiye nambaye niyidekuye mu nsengero babinyimye. Niyo mpamvu rero mwumve ngo ngewe Valentine Imana nsenga, ntabwo senga ikigirwamana, sinsenga dagoni. Hari byinshi Imana yagiye inkorera, nimubishaka nzabibabwira kugira ngo mwige, ndi kubaho ubuhamya, mwige kumenya ngo umukristo akwiriye kubaho gute, ni gute umukristo agomba kugendana ibanga ry'Imana. Biteye ubwoba. Maze kureba ibintu uburyo igenda nkurura abantu nkabereka urukundo, abo bakabwiye ko urimo guha amazi ngo bahembuke, bo bakakakugarurira, navuga se niki, umunyu uraryoha, umuntu akaguha side ngo kwica uveho. Wabagaho nta n'urwara ufite rwo kwishima, umuntu aguha icyo wishimisha, umunsi urashaka kumukuraho ngo nawe urajya araryamye ahaburi, ariko biteye isoni. Mwihane kuko abantu mumeze gutyo mwikenetse nk'inzoga y'itende. Umva se nkeneye kugira ngo wenda Imana kuko irabizi, ariko n'abantu babamenye bajye babagendera kure. Tugeze mu gihe kimwe kuko ubumwe bwaragwiriye, urukundo rwarakonje. Abo inkundo zakonje rero, mugerageze kumenya ko abantu bakeneye ubuzima, abantu bagikeneye kubaho. Imana irabakunda, nanjye arankunda, ishaka ko twese tubona tukabana amahoro, iteka ryatugirire neza. Nibifuza gukora subscribe, mugakora na like, nabasuhuza kugira ngo umuntu uzakurikira ino video yanjye azabashe kunyumva. Narindi mu bitaro kugira ngo mumenye ko twari twaraburanye, wenda hari abibazaga Valentine yagiye hehe, yabaye hehe, ese yaratiye kuko bamusebye. Njye wowe unsebye ndakubwiye ngo gutaha ibyawe yewe wamvuze hepfo zakuvuga hejuru, kugira ngo nkukoze imbere y'abantu, imbere na Satani ukorera, ntutihana. Biriya byose ukora ntugire ngo nubwo abantu bamwe barabizi, hari n'abatakuzi, ariko noneho Satani azamenya ko burya Satani nkorera nayo iransebya. Uwo nkurangiye n'Uwiteka rero, ibyo nakoze ni byinshi, ndacyagamije gukora n'ibindi, biracyaza byinshi nikora kuko ndacyari mu mubiri. Shima Imana kuko Imana yampaye urukundo. Bene data mureke mbabwire abantu b'Imana turi kumwe bankurikiye, ubushize nigeze ntekereza ku rukundo rw'Imana, ndavuga ko Imana yadukunze, ndavuga ko Yesu yapfuye, Yesu apfa nta cyaha yakoze, Yesu apfa nta na kimwe cyamushinjaga, ariko yararebye asanga abantu turi turashyigikira ubwiza bwayo. Imana irimanukiriza mu isi, Yesu aradupfira. Ari amaraso Yesu yavuye ntabwo ari ay'ihene, saa y'inka, saa y'imbeba, saa y'inyamaswa runaka. Ariko kuba umuntu nk'umukirisitu ukajya mu rusengero kugenda ukihishamo udakijijwe, ukiyoberanya bigakunda, umupasiteri akajya mu nzu y'Imana akihishamo mu ijambo ry'Imana bigakunda. Hari abapasiteri muri minsi bari gukora umurimo w'Imana kumva ko bavuga ukuri, ariko bakagira ngo bari gusuka amazi ku ibuye, abantu ntibahinduke, abandi nabo bakagenda bakigisha. Reka ngende nongere kuvuga kandi kantu kamwe, umuntu utuzura umwuka wera utarushijwe umwuka wera, umuntu utuzuzwa umwuka wera biroroshye kuba yaroga, biroroshye kuba yabeshya, biroroshye kuba yakora buri kintu cyose. Mu gihe utaruzuzwa umwuka wera ngo ubatezwemo, biroroshye kuko umwuka wera, ijambo rye batubwira ko ngo umwuka wera niwo utuma abantu batabasha gukora ibyaha, niwo utuma abantu batinya icyaha. None uwo wawujujwe rero ukaba mwinshi, ukwigisha gutinya icyaha. Nshuti yanjye, tinya icyaha. Buri muntu Kristo wowe icyo namwifuza muri no mwisi ni ukuzuza umwuka wera, akaba umuntu w'Imana agakizwa. Kuko birababaje ko Yesu azaza abantu ntibazajye mu ijuru, birababaje cyane. Umuntu akazabuzwa kujya mu ijuru n'ubugome, ukaba hararaga inzara mugenzi akakubwira akagutinda akafate genda ukora iki n'iki uzajya urariye, inzara ikavaho. Ariko noneho akajya ubona amafaranga yo kujya kugura ibyo wicisha abandi bantu. Birababaje cyane, birababaje kuba wakwambara umuntu amafaranga. Muravuze umuntu wanyambuye, hari umupasiteri wanyambuye, anyambura akoresheje umugore w'undi muntu,
umupasiteri yemera imbere y'abapasiteri niko azanyishyura ayo mafaranga nawe umunsi ntarayanga. Pasiteri nawe wihane, nubwo wazapfa ukajya mu nda y'isi, ayo mafaranga utarayampa yemeye ko uzajya yishyura, kuko njyewe mfite imfubyi mfasha zigomba kurara ziriye. Wowe ufite abana bawe barara bariye wabahahiye, amafaranga ukaba warayanyemye. Uzamye ko umunsi wapfuye sinkuvuze izina uriyizi aho uri. N'abapasiteri wabyemereye bane turi mikeri urabazi. Ndavuye nabyo nubyumva ukababara uzandike, kuko ababivuze bahari barahari. N'umugore wemeye kuzishyura arahari. Yantuka umugore atantuka cyane n'abandi untuka, nabonye umboroka inshuro nyinshi. Nza gusenga naza mukamboroka kwirirwa bariza ngo cyo Valentine bampaye ngo umurongo wo gusengeraho, simbihisha. Tugomba gukizwa. Nimba umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana akizwa, ntabwo ngere kugushyira hanze. Ariko birakora ngo abantu bihane. Yesu nyene ko abantu bankunda. Nkurara yankunda sakamarira iki? Badakishijwe. Nimba njye wa mishuti yanyu nta bugingo ufite tutazagera mu ijuru, wamarira iki? Nta kintu wamarira. Bitekara tugirire neza. Ijambo ry'Imana dushaka no gukundana rutari urumamo. Hari ubutaha wundi abandi bantu nzababwira bankoreye inama ari nijoro saa 10 kagera hafi saa 7 za nijoro. Abo nabo nibakomeza imigambi bakora, hari ibintu ushize bakoze mu minsi yashize nabyo bitanshimishije. Abo nabo nzabibabwira, nimbe kuko ari abakozi b'Imana bazahinduka, kuko Imana ntabwo ishaka inguzi mu nzu yayo. Imana ntabwo ishaka abantu b'inzangano. Nitwangiza tujye twiga haleluya je deska oya. Abantu nibahinduke bamenye icyo bakora mu nzu y'Imana. Ntabwo inzu y'Imana ari yo kujya gukoramo ibyo dushaka. Imana rero ibaha umugisha. Yimaze iminsi ndwaye ko ntekereza n'ibintu abantu bakora. Nategereje ku rukundo rw'Imana, kandi mfite serenge nabasha gukuruza urukundo rw'Imana nkarukura nkarutera abantu. Hari benshi nge narutera. Ubu narakomeretse ngene ndikumva by'abantu bagiye bankomeretsa. Mfite byinshi nshaka kuzabwira abantu, wenda hari abazabasha kwiga. Insangano umuntu zarabwira abantu ndi mwihane, mumenye ngo nimwe muri abakristo mu Kristo yitwara gute. Njyewe ndi kuvuga nimbe mbeshya, Imana izabimbaza. Ibiri kuva mu kanwa kanjye nimbe mvuga kugira ngo nihimbaze, Imana izabimbaza. Yakurira ngo dukizwe, buri wese aho arakizwe. Maze igihe mfite ikibazo cy'amaso ntabasha gusoma, mfite n'ikibazo cy'umutwe. Nimba hari benshi baba barababaye, Imana ibaha umugisha. Abishimye kare nabwo mwishime, kuko umuntu agira ikimunezeza. Ntabwo abantu bose banezezwa na bimwe, ariko ikintu nshima Imana njye nuko ndi muzima, kinyongere ubuntu bwo kubaho. Ndacyafite byinshi byo gukora, biracyahari. Gusa icyo nsaba Imana, abankunda munsengere, Imana inyigishe kuvuga. Numva ntaramenya kuvuga neza, naho ndi muri iki gihugu ikinyarwanda kimaze kujya gisa nk'ikigenda kinsoba, ariko Yesu azabikora. Nukuri bifurije umugisha w'Imana, ineza y'Imana nibagumeho. Nandishije Imana kurangirira neza nkayime nkayisobanukirwa. Imana niduhana umugisha. Nayifuza ko mukora like, mukora na subscribe iratuma tubasha kujya tubana ku batasanzwe bankurikira kuri channel yanjye ya Shero Arakari. Imana iduhana umugisha rero, ndabakunda. Nifuje kujya mvuga bintu isi maze kugishaka kwinjiza mu bantu, abantu bakagenda bibombaritse, ugasanga abantu baratinya abandi, ariko ntibikwiriye. Nimba uri umuntu w'Imana zicyakuzanye ku isi, Imana yaraguhamagaye, kora umurimo w'Imana kugira ngo Satani tuyimwaze. Satani iri kwiba ubwoko bw'Imana, iri gusenya umurimo. Abantu bakaba bamaze gusenyuka batagihagaze, bakagira ngo barahagaze kandi baramaze kugwa kera. Imana itugirire neza rero. Shalom, ndabakunda.